Baby girl wasajisha abantu mu ngeri zose n'ukuri. You do fine kuburyo watinyutse na Brucemelody. Yo, I'm gonna treat you like a queen every day. Hey, girl, you a murder. Girl, you a murder. Yeah. Abasore bakubesha, n'abakobwa bakubesha, bose bloka. Igitangaza. Brucemelody. Papa Brita. Ariko ubundi izindi Igitangaza ryaturutse. Ni inkuru ndende man. Ninde wari kwise byaturutse he? Nta muntu wundi wari bitekereje ni njyewe. Nta nubwo naryise ahubwo nabyise abafana banjye. Bukeye nabo barabinyita. Bifata bityo. Byari muri 2014. Bwa mbere nkijya muri guma nabaye wa gatatu. Mbona birarenze urumva ntago ari byo nari niteguye nk'umuntu ugiyemo ku nshuro ya mbere. Umva kuzaba mu wa 9 cyangwa wa 8. Ariko numvaga ntarengo wa 5. Ubona ubaye wa gatatu. Bitambo wa gatatu noneho nyine njya mu bahanzi bari buhembwe ibihembo binini kandi njyamo ntago ari njye muhanzi mukuru wari urimo njye nyine. Nako sidari no mu bahanzi bakuru bari barimo. Uwa mbere yabaye J Polly, wa kabiri aba Dream Boys, njye mu wa gatatu. Abandi bose nari nasanzemo mbamba kubisa inshuro. Mbona rero ntibibaho. Twakunda uba wishimye nyine uri kuvuga ibintu byose bikuri ku mutima nshiduka mvuze ngo abafana banje ni ibitangaza nyine kuko nibo bakoze ibyo bintu. Guhera uwo munsi bitwa ibitangaza nanjye banyita Igitangaza nuko ubu baye Igitangaza gutyo. Ubona utangaje nanone ntago ndagafuka imvugo ari Hanyuma Melody ku munsi wa none twifuje kuba turi kumwe nawe muri Memoloka. Ni ikiganiro tugarura ibintu byinshi abantu batigeze bamenya, tukagaruka ku ndirimbo y'umuhanzi runaka mbere ataraba umustari, ataramamara, ataraba wa gatatu muri guma ataratwara guma noneho dore ko no Brucemelody dufite n'amahirwe yo kuba yaregukanye guma superstar iherutse. Melody ndagira ngo tubwire wakoze indirimbo nyinshi ziba hit pe. Kuva Brucemelody natangira kumumenya indirimbo ze naraziririmbaga, narazumvaga amaradiyo, amateleviziyo, izabaga zifite amashow zigakinwa, ariko hari indirimbo uvuga uti mu ndirimbo zose nakoze yaba ari mu buryo bwa R&B, yaba ari Afrobeat, yaba ari Afrofusion, yaba ari izo wagiye ukora zose za kizomba zirimo waragiye uzikora nyinisha nyinshi zitandukanye, hari indirimbo uvuga uti ni indirimbo mfata nk'indirimbo y'ibihe byanjye byose, kabone nubwo ari indirimbo ya kera, kabone nubwo ari indirimbo ntagaragara neza nari ntagakuze nari nyiri mutoya, ariko ni indirimbo yafunguriye amarembo. Iyo ndirimbo ni yize. Mfite indirimbo nyinshi cyane zamfunguriye amarembo. Ariko reka ngewe ne kubyita gufungura amarembo. Reka mbyite indirimbo yatumye abantu bavuga ngo ko kuriya muntu ni umuhanzi. Urumva hari gihe waduka abantu batarabutandukanya n'abandi bantu bikira kavuyo bataratangira gusobanukirwa ngo banamenye ijwi ryawe n'uririmba gutandukanye n'uyu. Murabizi ko kera twitiranyaga ijwi rya The Ben n'irya Tom Close. Bidafite ahantu bihuriye. Indirimbo rero narije kuvugaho iri hagati y'izo ndirimbo zose. Ariyo yitwa Uzandabure. Niyo ndirimbo yatumye nyine izina ryanjye ryaguka, nanjye nkajya mbibona nyine nkabona abantu batangiye kumenya, ndaca n'ahantu nahura n'umuntu nyine ukabona aramenye. Uzandabure niyo ndirimbo yanjye navuga yankoreye ibyo bintu.